icara aho ngaho ariko icara aho ngaho byari birimo muga waguruka ko byanze nanjye mfite ikibazo muga waguruka ko byanze ntabwo wahaguruka aho ngaho niyo wagenda wakwikubita hasi ahubwo waretse nkigendera basi namubonye cyane uzi ibintu wangoreye wowe mbabarira nukuri uzi ibintu wangoreye nuswari wamaye akazi kuko wambabarira uzi ibintu wangoreye wowe Yesu we nzi bacu ntabwo ndakure we ari ikintu ndakubuzima ayiwe mbabarire umva ukuntu byagiye nari ndi umukozi we nkoragiwe ayiwe mutsabirimo nukuri mbabarire ibintu biri kumfata ayiwe nakoragiwe ndi umukozi we ayiwe ndakubwira ngo uzongera niba muko umuntu arahwereye umuntu arakuye muga ntago muterura gusuza kenizere ko umeze neza aho uri hose mu kigo gitandukanye urasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu isi akamara mu gukina n'abana ukina n'abanyana dushobora yatandukanye mu bice bitandukanye twaje gusenya utazanze gusenyuka ramugaye mumeze mute abari mu misozi igihumbi mumeze mute abari mu bice bitandukanye aha duhagaze amaze iminsi baragezweho n'ibizanye kuko nyuma yaho tuzagana abaturage bagiye batandukanye abagizweho ingaruka n'ibiza ariko aha ngaha hari umuganga gukora byinshi bitandukanye hari umuganga gukora rikaka uno muganga tuje kureba ni mukuru wa muganga wagize gute watubuye amafaranga akaba menshi muvuga ko bamuhaye 500 akabikuba inshuro paka miliyoni 100 niwe tuze gusura ariko tubuje kumusura mu buryo atazi Imana yonyine niyo ngendana nayo kandi mbona nabanje kwiringira Imana no gusaba Uwiteka ngo anyoreze muri byinshi bigiye bitandukanye so ni Kigali News 25 like share ndetse na comment subscribe abari ingenzi mu makuru tubagezaho Bana no kunenga abafana banje bamwe na bamwe shara umukobwa bamwe ngisango ngo wari ufite ngumururumba ngo amafaranga nendo tayakunda ose ko avuye Burundi ntago uri muri Oman yo kwisurira muganga Mucezi yesitano shayirizi hari yagiye umunsi bazatumene ijisho ariko Imana niyo nkuru tugende dore mbate so bakunzi bacu ahangaha tugeze ni kwa muganga aha tuje n'ubwa mbere tuhaje ariko ngiye hari umusore umwe runaka yambwiye ati ntahatuye wa wundi we nanone kino nabibutse wa wundi watuye amafaranga nanone ndashaka kuzajya gusura iki abantu yahaye ese baracyayafite nimba bayafite bakoresheje iki ibiro bya muganga ibiro bya muganga ni hano inyuma biza amarembo nayaye hano nta marembo ahari dusura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye abaganga nk'imbaraga ngo bazukura ngo kuba sekuru ngo kubuzukuru ngo kubuzukuruza batanga amakuru batanga ansuhuje mama simutinya abantu ntago tukubatinya narebye kuri yawe ni meza urasa neza ni byiza ariko ngo ibiza byakoze amateka ibiza byaragakoze cyane maze kwihanganisha abagize ingaruka n'ibiza cyangwa n'amazi ya Sebeya mwibuka ko Leta y'u Rwanda ikomeje kudushishikariza gukanda akanyenyeri kugira ngo dufashe abagizweho ingaruka n'ibi biza nimba arabonye riratangazo umwanya no wawe ufasha yafashwe nyamura rigenda gake
nsigaye ngira ubwoba ariko ndashaka kuzakora icyuma kuzaterura icyuma mpaka akaboko n'umuganga yanshyiramo imyuka nanjye ndamwata Imana niyo nkuru naraba miriwe meze neza sani sawa amahoro turakomeye nanjye ndakomeye ni mwe bahano abahano twebwe bahano mwega bahano hano nseka umuganga bahano ufite umuganga uri no mukuru wa muganga umuganga arahari ariko natwe twaje kumushimira twaje gushimira umuganga umugabo yari yaranzungereje cyane azana umugore none nejo urugo twararusenye kubera indaya zahahanze ariko mashyiraho arahira baturangiye umuvuzi ngo hano hatuye umuvuzi turaza tuhageze tuhasanga kuko umuvuzi tuhageze aratuvura ubu urugo rwacu ni amahoro umugabo wanjye nguyu yaragarutse ubu nanjye ndi gushima Imana ko umuganga wanjye yaje umugabo wanjye yaratashye cyane namubonaga abona atari umugore wanjye kabisa nageze ahantu mbona n'abagore beza ariko bamuruta avuga ati heza y'indushinzwe ubona rusenya naragiye n'inzu njya na hehe ari kumvuza ageze cyakora ngize Imana bandangira umuvuzi zamana amba umuti akunguta umuti ndangira ndacuruka ndazagaruka buhoro ndavuga ati byo naye ndimo bujya ndinzize habi nanjye ngiye kwicara ndekereza ho narindi nongere mbasubire ngize Imana maze kugira umugisha Imana inzu bizanye narindi intungano bakinzu nduzuza ndayisakara inzu tuyinjiramo turayubaka ndavuga ati kandegura umunsi wa muganga yavuye wa muganga ndaje kumushimira kubyo yangoreye nibyo byatumye ngera hano baravuga ati arama kumuganga aramunyereka ndamureba pe ndavuga ati ndashaka kundagura agafuka k'umuceri ngwe ni kese afanda ngwe n'akagaruka amavuta nawe mushimire mubyire ku byo wakoze uri umugabo pe nawe uri umugabo ugira icyo gitekerezo cyane bora ngitekerezo ndavuga umugore wanjye kumukisha urubozo kandi namuye mukunze muvanye wabo sina ni mwanze ndavuga ati kanzubira inyuma ngubita amaso inyuma kutwa narakundanye muvana mu wabo reka urakuvana muvanye mu nzu ngamusora mugeza hano ariko Mana madam tukaba ko bakiye kunzaratse oya kwa muganga ngo umuti mugabo aragaruka oya ntabwo ari inzaratse ahubwo njyewe mbona ari Imana yabikoze ukuntu ari Imana yabikoze narahageze njyana n'Imana na ya miti y'umuganga birahuza ubwo nyine umugabo wanjye aragaruka kangarimo timo tumva jegeze ibintu acana tumureba amashusho arahari muri kuri rande yarahari kabisa bizera abaganga nk'abo ku Kinyarwanda bakunda kwita abapfumu burangiye mabo bizera buno bizera ngurikije ibyambayeho banahuye n'ubuzima bubi hejuru y'abagore narakubiswe ndakubitwa ko ntorega umugore guvasi ni kofira kofi bundi ruzuye no mu buriri bro ni fresh kabisa dore amaze kugaruka yaramaze gushira nawe kumaze kunaka kibonge rero yameze neza cyane abantu baduteye bahehe nta karibuha karame ndakumva mubyeyi je kwivuza nta karibu wahawe hita upfukama aho ngaho hasi icyo ni igihano icara aho ngaho ariko icara aho ngaho byara birimo urabona turi mu kazi nawe mu kwinjirana aba bantu kandi mama nta kibazo niko kugize ubwoba se wa mugabo ibintu birakomeye bikomeye nimba ukorera mu mucyo ufite ubwoba bwi mwe mwituza gatoya umukobwa aragize ibibazo bye rero ntangirire hanyuma mbone namwe ububakira ariko bawicaye ntusubire inyuma ndaje mbaha igihano ndaje mbahana maguruka de muguma aho ngaho ndaje mbahana maguruka byanze muga waguruka ko byanze nanjye mfite ikibazo waguruka ko byanze ntabwo wahaguruka aho ngaho niyo wagenda wakwikubita hasi ahubwo waretse nkigendera basi reka nigende oya buretse narize nararangije abadukurikiye na diplome kwiga kwanjye
ntago byankundiye diporome zaragize ndazifite naradepoje akazi narakabuze ibindi nta bindi rero ndi umukobwa abasore baraza bakansaba twagera mu murenge bikanga bigapfa bamaze kuba bane bose baragiye ndacuruza mfite botike yose yarahombye nagiraga abakiriya ariko nabo hasigaye haza umwe wabanza ukamvana hano mu oya itonde nyine ndimo ndabo baramukira nagiraga ngo mfashe mugara umuntu wakundangiye nanjye nayo ikindi kibazo ko ndabona ufite ibibazo byinshi akindi ni ibyo naje kwivuza nyine nari mfite diporome noneho umuntu ndagusuzuma nta kibazo ndeye impamvu zose kandi nyine diporome ndazifite nshaka akazi bikanga nka depoza bikanga n'uje kuba yagira icyakora bikanga n'uje kugira icyakora bikanga hano uje kureba imana niko nabyo ni umuganga nyine bamundangiye ngakora byose Josiane irindi ninde by'ababyeyi kandi Uwimana Josiane maganda cyangwa kwigendera oya ntugende mwana wanjye nari naguhaye igihano cyo kugira ngo wageze aha ariko ndaguha igihano cy'uko ugeze aha ngaha reka manzi nsobanurire uyu mwana rero muri uyu muriro urimo kwa uri kuri televiziyo ariko turi abanyamakuru bari abanyamakuru ye mukobwa ngo witwa nde Uwimana Josiane dore iwanyu rero urimo kumva hari ibibazo bikomeye by'umuntu wo mu muryango wakugiriye ishyari urumva neza none akaba yamakugiriye ishyari rero bakaba baraguteje amashitani yo mu muryango amashitani yo mu muryango tugomba kuyavura kandi mugomba kuzana inka mu gicumbi kugira ngo ibintu byanyu bigende neza kandi ku kazi ejo n'ejo bundi umuhungu aza gusabe ucuruze bigende ibyo nibyo tugomba kugendanaho mbonye muri iki gicumbi ujemo urumva ya mukobwa ikibuno cyanjye iyo barwayi ubwo tuyisigaranye hano muri iki gicumbi urumva ababyeyi barakiriye babanje kuyibona bareba impamvu ariko impamvu twazibonye ni ugushaka inka noneho tugakura biriya bintu baguteza bene wanyu bo mu muryango nitumara kukugura kandi tuzabagushikira ubamenye tuzagutsinda iwanyu muraho yego amakuru yanyu mugabo uraturuka he ni wa mugabo wari wayirandevu uyu munsi ko ngomba kuzaza ukanyereka wa muntu wari watwaye ari amafaranga yanjye muko cyo ngaho rero ugiye ubuntegereje hariya ndaguha hagati uba ugiye gucana mu rugo no kwihumuriza no ngo mutumye iki hari umuti ndi bumuhe ariko hari inka azazana kugira ngo yayishyira iwabo kugira ngo dukungure biriya bintu by'iwabo byamuteje kugira ngo ye gushaka bikaba byaramuteje yaba arimo kwikorera imirimo y'ubucuruzi yatubwiye bikayoyoka ibyo byose indwara z'amashitani ibyo amashitani baroga bagenzi babo isaha twahanye wayubahirije nayubahirije ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu wawe twaraye tumushika ariko kugeza ubu ngubu muri aya masaha yaje ari hariya inyuma amafaranga yawe cyokora yayariyeho niba yarayariye aho yashyize simbi ariko nimo kumubonana 150 ikibazo mfite nuko nari mfite umukozi noneho wakoraga muri depo yanjye noneho nari ngiye kurangura musiga ari musize ku rugo mbese nk'abari kunjuriza nyuma yabwo igihe ngarukiye sanga umukozi yagiye n'amafaranga nari nacuruje 200 yayatwaye kingana iki
ari gucaho icyumweru. noneho uje hano wari waraje naje ahangaha muganga mbereza rendezvous uyu munsi ko azaba yamushitse amafaranga yagaruye uriya niyo narinje ubuze gutora amafaranga no kureba uwo muntu boga aho ushike ture yarashaka umonyereke nguwo dorageze hano hafi isaha nakubwiriyeho ari hano hafi mugiye kumwibonera uyu dore haguruka rero mugabo dore nguye hageze hafi hariya hafi ku maturanyi bawe hano hafi wabibonye byo mu biti yaje ari hariya mu mawuwa nibyo mu mawuwa hariya mugende mugiye kumubona rwose muce hariya ibumoso bwanyu muzenguruke kuri iyi nzu muramubona aho yicaye arahari yicaye gatoya majije kumubona n'amafaranga ariko genda yari yanjiye amafaranga ibihumbi 25 ngo byo kugira ngo imbaraga zakoresha z'umufuragiro kugira ngo imbaraga akoresha zigire agaciro yambwiye ko ari inzoga y'abasaza. ikindi yagutumye n'igiki ibindi yari yanumye yari yambwiye ko namara kumushika kuri uyu munsi ngamara kubona amafaranga yanjye nzamwitura ngamwitura muri 200 nari namwemereye ko nzamuhereza 50 niba yarariyemo ubwo nukuvuga ngo ndakira ahari none umusabire muganga amumera igihano. wamumenye gute se uno umukozi wanjye uri amukobwa muganga nabantu bamunangiye kubera ko ngo asanzwe agaruza ibintu by'abantu byibwe bya bikoresho byo mu nzu ngo bya ibintu byibwe byose ngo ajya bigaruriza abantu nabantu benshi bambwiye ko abikora niyo mpamvu naje hanga ngo ni namukuru wa mugabo uha abantu butunzi ni mukuru we uriya baramumbwiye uriya ujya ahereza abantu butunzi uyu ngo niwe mukuru we ni nawe wamutoje n'akazi byose naje hano mbizi ni no mpamvu mfite ikizere ko ari amafaranga yanjye ndibo yabone n'amafoto bwaragutumye n'amazina ifoto uriya mukobwa narayimuhaye uriya mukozi wanjye anyaka n'ifoto yanjye umwirondoro wanjye wose ndawumuhereza n'uriya mukozi wanjye narawumuhaye arabifite biri ubwo mugiye kumureba no kuvuga ngo uyu nguyu wari wibwe azaniye amafaranga ugenda umukoze hako gati noneho amafaranga nagera ahangaha turayabona ayafite sigaranye yariyeho nabibonye namajije kubibona duce ngo he mugende mukate ibumoso bwanyu murahita mumubona muciye mu gasante aho ngaho tudanyuze aho twavuye tugende ngo tugiye kureba ngo umuntu atwaye amafaranga y'abandi ngino tugiye kamana bangu kamana urabyizeye mugabo urabyizeye ndabyizeye kabisa baramubwiye ko asanzwe bikora bihari no kwa muganga ndamona hari n'ubusa kamera rebo tugende acyukurike kabizoroha sambwe nkungate hano twabangutse shiramo imbaraga nyine sibara abantu nkabariye kuko imbaraga zo mujya muzende turazemera cyane uriya muganga aravura ngiye nawe mubwiwe n'abantu benshi cyane n'abantu benshi bamutangira ubuhamya ko avura agaruza ibikoresha abantu bibwe yaba amafaranga bya ibintu byose naje hano nabibwiwe n'abantu benshi. mvuge cameraman tugiye kureba buri kimwe cyose turagisha ku murongo tukabaze tugende siya tube tudiye n'amaguru tuje kumureba nitumuna tuza gushiraho tubi cutting bukatinze tuje kureba wasanga ari shira tugende urugendo rwe ntibari kumubona kuno abantu burya nibo baduteza n'ibibazo uzi kugira ngo ubu ufite umukozi unurangiza akwibe amafaranga yawe yose nari mfite n'undi wanyibye mu minsi yashize nabo ubu ni kuvuga ngo utera imbere ntabwo dushobora gutera imbere kubera ikibazo cy'abakozi tizera yanguzanye umukozi ngo no muri famille mu famille ugasanga komona se ndaho hari y'abantu tuvuyeho asubundi asanga muganga ari mutekamo oya naye ndimo ndashidikanya ndabyemera ruko mubonye y'abantu twaka nuriya nguyu murasema kwambara ubusa nuyu
suriyara nuyu namubonye cyane uzi ibintu wangoreye wowe mbabarira nukuri uzi ibintu wangoreye nusikwari wamaye akazi kuko wambabarira uzi ibintu wangoreye wowe Yesu we nze bacu nago ndakure we ewe mbabarira nukuri wangoreye wowe ewe ngaya ndayafite ngaya ariko nane nakosha mibumbi sengane nukuri mbabarira naguze minyi inkweto bose hari inkweto ndakuguriye mbabarira hari icyo wabuze iwanjye nta kintu bose nukuri mbabarira hari ikintu ureze umburane mbabarira ngaya we ibintu biri kumbata amafaranga kabiri mbabazi ayiwe ingo ari ikintu ndakubuzima ayiwe mbabarire umva ukuntu byagiye nari ndi umukozi we nkoragiwe ayiwe mutsabiri nukuri mbabarire ibintu biri kumfata ayiwe nakoragiwe ndi umukozi we noneho arangije ndamubwira turyamane aranga noneho ngewe nyine kubera ko nari ndije aramagaraga mu cyumba cye mpita ngenda mu cyumba cye mfata amafaranga yari arimo mpita nyaryana 200,000 ayiwe ibintu ukuntu nahageze banshise nanjye simbizi naragiye gutembera nagiye gushaka nashatse umuganga oya nanjye ndamwemeye noneho Yesu we bose wansabira imbabazi ngibi biraje we ayiwe ni ibintu biri kumfata umubiri oya ayiwe ndapfuye Yesu we ayiwe Yesu we bose wansabira imbabazi ayiwe nakoresheje amasengani bose mbabarire mana sinzongera kwiba biguwe n'abandi bose babera intangarugero yego mugabo wa mukobwa ndamubonye ndamufasha ahandi ngo bamuzikiye mugezeho ariko wambaye amafaranga makeya ambaye 150 ariko uraho 50 halo ayiwe wangu kimuga ayiwe ni wa munyamakuru nyine turamubonye ngamusiga iki ayiwe ikibazo nyine nuko aba turabizera bose narakubwiye turyamane ubindaye muga nukupe cyangwa bagakwica ugapfa oya Yesu we ayiwe ndakubwira ngo uzongera kwiba muga umuntu arahwereye arakuye muga oya ni mumuza namusiga umuterezanza mukaze ntago muterura amusize umutima ugahanga atagira yuka naze niyihangana gere hano tukumva binda kuye tugende nyine amafaranga akakugende ayiwe ngewe narushe rero reka mwibarize bundi nisubiriraho naringiye fata amafaranga yajyanye muganga nimumubaze ariko yagombaga kugeraga none se muga umuntu azabizera ngo muri abafamile muri babana ibi bintu izi mbaraga ubundi muzikura he reba ukuntu waturuje yewe reka zikura mu babyeyi mu bakurambere bacu ba kera ntago ni abakera ubu n'abari mu mahanga n'aya mafoto muzaza ava byose nibyo wakoreshejemo nibyo dukoresha byose ubwo yazaniye amafoto ye hanyuma ubwo namukururiye mu ifoto hano nyine uwo wagiye kumureba kumubwira aho bahurira yari yamajije kubibona ko ari mu nzira zari hafi kubera yasa mwahanye ku isaha twahanye none se hari abantu bafite n'abana babo birirwa bayerera bataye ingo hari abagabo bataye ingo hari abagore bataye ingo abangabo turabavuresheje ba nyirabo baba kubavuza bazanye amafoto yabo n'ibindi none se nta n'imiti yo kunywa y'abantu nyine baba barwaye wenda nk'inda baba bafite ikibazo cyo mu nda nyine barwaye inzoka n'ibiki byose
turabavura hari igihe inda baba barazizinze tukazizingura n'abandi bose baba barataye ingo n'abagore nabo badakunda abagabo babo nyine kubera impamvu babangijemo abo bose turabavura. Kankureke noneho nkusezera ko nzaza kugusura ku gicumbi cyawe. Uno mugabo muraza kuvugana ubwo n'umuntu w'ibyo birabarangiye ndigende nzagaruka kugusura no ngaruka aho ngaho. Muzaza kudusura bana banjye muzaze mujye mudutangira ubuhamya kuko twebwe imbaraga dukoresha niza mu bisekuru byacu byo mu kwa basogokuruza gutyo. Baza kuduha nomero zawe. Nomero zanjye murazibona. Rakoze. Icyapa kiraho murazibona. Cya cyapa nabonye hano bambwiye ngo nci. N'amazina. Nta kibazo. Mugabo reka nkwibarize akantu gatoya. Ubonye amafaranga yawe. Ubyakira ute cyizere kintu ufite ko amafaranga atakongera bo ndashimye njimye muganga rwose noneho nanjye ndamwemeye pe nzajya ndagenda ndanga n'ubuhamya n'ahandi hose. Uyu muntu umuganga urabona ko nanjye ndakize nari mfite cyuko amafaranga yanjye nakongera kuyabona nta na gitoya nta kizere nari mfite namba ariko Imana ishimwe kuba muganga ambeshije amafaranga yanjye kandi rwose ngiye no kumuhigura namugorora ibyo namwemereye. Kurikira umuntu wawe Imana ikurinde se wamwe na bitanu. Si uyafite se singiye kumugeza kwa muganga akageza kwa muganga. Sa Imana ikurinde kandi nabone ibyina bitoroshye. Nta kibazo mwende murasoma agafanda mu nzira. Murasoma agafanda. Nta kibazo rwose namwe muramfashije. Yango turahirirwa twebwe. Muramfashije rwose. Murasoma agafanda. Murakoze Imana igumugisha. Murakoze namwe. Akuri Kigali ni ubuzima bwa 50. Siwe ni mamubona ibi bintu mamubibona. Nyamara kwivuza nibyo bya mbere. Yego umukobwa. Baba we do arimo aragenda buye de mu nzira. Iyo mu nzira. Ziri mu mona. Reka ducumbike twigendera kuri muganga tuzasubira kumusura. Tuzasubira. Imana ibarinde.